Yes, bakunzi ba Kinini TV rero uyu ni umwanya kugira ngo twongere tubasuhuze kandi tubaganirize tubabwira ngo turi kumwe gatanu kuri gatanu kandi turabakunda cyane. Hanyuma rero nkuko mubireba uyu ni umuyobozi wa Kinini TV cyangwa se Kinini TV. Wakibaza rero ngo Kinini TV ninde? Reka tumwakire hanyuma yongere abashe kubasuhuza mwumve kuko ari Kinini TV cyangwa se ko ari we tukiri kumwe. Hanyuma niturangiza tuvimuzi cyangwa se tuvimuzi ngo twiganire twimbike ewana gatanu kuri gatanu ubundi twatse umuriro. Kinini TV tubakwakiri. Murakoze cyane abantu bankurikira cyane bakurikira Kinini TV ndabasuhuje. Nitwa Kinini TV ku mazina y'ubwartiste nitwa Bidihe bisubire ku murongo umuhanzi w'icyamamare. Nkurikije ibintu bigiye kubera hano na amateka cyangwa se na gatendo ni mwoto mbone kubwira umuntu turi kumwe nawe ugize amahirwe kuba ubanye natwe bwa mbere kitokanda kuri subscribe kugira ngo uhite ufata ikibanza haricyo bita kugura ikibanza hanyuma ubutaha ukajya ubona notification kugira ngo ikiganiro cyose kitazajya kigucika kuri Kinini TV live TV. Yes, bakunze ba Kinini TV nkuko bisanzwe twageze turi hano kugira ngo tubasusurutse kandi dukomeze tuganire twungurana ibitekerezo. Uyu mureba bamwita Jemuve eke Bidihe bisubire ku murongo. Imana bari Ibidihe. Imana Ibidihe bisubire ku murongo. Reka mbwire none akangaka none hanga mu mujyi wa Kigali. Iyo wikoreye agataro, iyo uri hari ufite akantu urimo gusaba imirimo yose ukora mu mujyi wa Kigali cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda utegereje ko Imana igira gute ishyiraho umugisha kugira ngo bigende gute bigende neza. Birya byose bikorwa na rugira cyangwa yo bita nyir'ubuzima. Iyo rero igihe bashyigikira igihe cyose ukora ibyo byose iguha ubuzima buzira umuze ubundi ukora imirimo yawe wishimye kuko nagahora gahanze uyu munsi wabura amafaranga ariko ejo byakwemera tukakuyoboka kuri boss. Ndakwemera aho uriho hose uri boss wanjye utwaye imodoka utwaye igare utwaye moto ucuruza agataro. Shalom ndagushoboje. Bidihe bisubire ku murongo hanyuma se cyangwa se Jemuve tugize amahirwe turakubonye kuri mikoro cyangwa kuri kamera. Abantu benshi bari bifuza kukuganiriza bifuza no kumva ikikuvamo banashaka kongera kumva koko ese koko ni Bidihe bisubire ku murongo. cyane akaba ari mpamvu rero twibashije ko cyangwa se twibanze kuri wowe nuko abakunzi b'ijwi ry'abanzi cyangwa se ba Kinini TV barimo batubaza ati ese koko Jemuve niwe nyiri izi ndirimbo? Ese koko izi ndirimbo nyirazo twabasha kumwumva live akatwivugishiriza tukumva ko ari we? Ariko amatsiko nashire Kinini TV Jemuve bikubite cyangwa se Bidihe bisubire ku murongo nguyu twamubazaniye. Comment zawe zirakenewe ahangaho haravamo ibitekerezo bituma tumenya indirimbo ikurikira uzashyiraho biratuma tumenya witwa Bidihe bisubire ku murongo official mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ngiye nyine witwa Bidihe bisubire ku murongo. Indirimbo zanjye yaratwimanye kuba ndiho birabaye nizo ndirimbo za mbere zabayeho zakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Aho telefone yawe hanyuma abantu barusheho kuryoherwa bisanzuye ujya kuri channel yanjye rero akamara kumva indirimbo zanjye akumva ashyigikiye nampamagare kuri telefone ni 82 69 115 82 69 115 ampe igitekerezo ampe inyunganizi ariko akore na subscribe kugira ngo ubutaha tuzabashe kongera kuganira ariko nanjye ntaki tubaye tubaponyotsa naho mukanya mu kiganiro gikurikira. Nge kuri mikoro na Niyongera Bernard hanyuma kuri mikoro ya kabiri twari kumwe na Bidihe bisubire ku mirongo official aka Jean Marie.